Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi, ndabasuhuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange, dukomeza kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, twibuka twiyubaka, nkubwira ngo wowe aho uri hose wagezweho n'ibikomere bya Jenoside cyangwa se ingaruka zayo, reka nkubwire ngo komeza ukomere ndetse nibwo butwari. Kuri uyu munsi rero tubazaniye inkuru, navuga nayo ni inkuru itari nziza, ni inkuru ibabaje, inkuru yashenguye imitima ya benshi ndetse yaba abato, yaba abakuru, yaba abasheshe akanguhe ndetse reka nongereho ngo ingeri zose. Ni inkuru imaze navuga iminsi itari myinshi ku mbuga nkoranyambaga, aho hagaragaye umwana w'umukobwa, benshi ndetse nakomeje mbona bibaza uyu mwana w'umukobwa byagenze bite, ese ni muntu ki, byaba ari iki kibyihishe inyuma urupfu rwe. Navuga ko rero guhera ku munsi wo ku cyumweru nibwo aya makuru yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ni amakuru mabi, ni amakuru ateye agahinda, ni amakuru ababaje ndetse ni n'amakuru navuga benshi bumvishe, yaba inshuti z'uyu mwana w'umukobwa ndetse reka nongereho ngo umuryango we ugacika umugongo. Uyu mwana w'umukobwa rero akaba yitwaga Uwonkunda Ikirezi Tamara. Ni umwana wari ufite imyaka 23, nimvuga umwana ngira ngo ni uko atari umumineri, ahubwo imyaka 23, kuba umuntu yakwitahira cyangwa se yakitaba Imana biba ari ikintu kibi. Abakuru bakunda kuvuga ko umuntu aba apfuye akenyutse, reka nkoresha iyo mvugo. Navuga ko rero iyi nkuru benshi bakomeje kwibaza, ese uyu mwana byagenze gute, yaba yarazize iki, niki cyihishe inyuma y'urupfu rwe. Kuri ubu rero aho nagiye mbona amaposti menshi, yaba inshuti ze, yaba umuryango, ndetse reka mvuge ngo uyu mwana yasize igikomere kinini cyane ku babyeyi be ndetse no ku nshuti ze, kuko wabonye ko ku mbuga nkoranyambaga yari umukobwa wabanaga na benshi, ukurikije uko benshi bagiye bandika amagambo bagiye bamubwira, ndetse n'amagambo ubona ko benshi kugeza n'iyi saha batarabyakira ko Uwonkunda Ikirezi Tamara yamaze gutaha. Navuga rero subiye inyuma gato cyane, uyu mwana w'umukobwa akaba yaramaze igihe kitari kinini avuye Norvège, ndetse aho yari yaragiye kwiga, hanyuma nyuma akaza kugera hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'ubundi agarutse hano mu rwamubyaye cyangwa se mu gihugu cyacu. Icyakurikiyeho rero ni uko yaraje kuri ubu yari asigaye aba i Kanombe mu Busanza, hanyuma aragenda n'ubundi nk'ibisanzwe akomeza gahunda nk'umukobwa, ashyikirana n'inshuti ze ndetse asura n'imiryango, aho kugeza kuri uyu munsi umuryango we cyangwa se ababyeyi be babaga Kacyiru. Icyabaye rero cyangwa se icyihishe inyuma y'urupfu rwe, benshi ari nacyo kugeza kuri uyu munsi bakomeje kwibaza, ese Tamara yazize iki, cyane ko yari umwana ukiri muto. Navuga ko nk'uko natangiye mbibabwira, imyaka 23 umuntu agataha, n'ubundi reka mvuge ngo nta mukuru wo gupfa, ariko imyaka 23 iba ari imyaka mike cyane, aho umuntu aba agifite byinshi byo gukora, ariko reka mvuge ngo nta kundi, ni wacu wa twese. Nibwo inshuti ze rero kubyakira byanze, ndetse aho ku munsi wo ku cyumweru inkuru yabaye, navuga kimomo ko uyu mwana yamaze gutaha cyangwa se kwitaba Imana, inshuti ze zanga kubyemera, cyangwa se benshi bati ese ko Tamara twaherukanaga yaba atashye gute, yaba apfuye gute, urupfu rwaba rumwibye gute. Ikiriho rero ari nacyo benshi kuri ubu bakomeje kwibaza, ese Tamara yaba yazize iki. Uyu mwana w'umukobwa navuga ko ari urujijo cyangwa se biteye ubwoba, cyangwa se navuga yuko uwabyumvishe wese nawe yikanze, reka nkoresha imvugo ngo nanjye ndimo. Aho nabashije kuganira n'umwe wo hafi w'uyu muryango, ndetse navuga ko urupfu rwe ruteye amayobera cyangwa se ruteye urujijo. Tibyatangiye gute rero?
uyu mwana w'umukobwa inshuti ze zatangiye zimuhamagara za hafi, hanyuma mu kumuhamagara za zindi ziba zimuba hafi cyangwa se baba bari kumwe ibihe byinshi cyangwa se ibihe binini, hanyuma bamuhamagara umwana w'umukobwa telefone ye ntayitabe. Byabaye aho ngaho inshuti ze zirirwa zimuhamagara igihe kinini, hanyuma nabyo biraziyobera. Ati ese Tamara tuzi ko ibi bidasanzwe bimubaho, byaba byagenze bite kugira ngo abe atari kwitaba telefone ye, ko tuzi ko ibi bidasanzwe niyo abonye umuntu yamuhamagaye ariko akaba atabasha kuba revereba ako kanya, ariko nyuma aza kuza guhamagara inshuti ze. Icyakurikiyeho rero ni uko inshuti ze nyinshi ari uko byagenze, zikomeza zihamagara telefone ye atayitaba. Bamwe mu nshuti ze bahamagara umubyeyi we, ari we mubyeyi wa nyakwigendera, ndetse mvuga ngo ni ukuri n'ibihe bigoye n'ibihe bibabaje, ndetse ntabwo nareka kuvuga ko ari inkuru y'incamugongo, ndetse twongereho ngo cyane ko umubyeyi w'umuntu yari inshuti ye cyane. Amakuru mfite yari umwana yakundaga cyane, ndetse no kuba ino saha yabyakira ntago ari ibintu byoroshye, cyane ko uyu mwana navuga ko yari umwana yakundaga cyane. Icyabayeho rero ni uko benshi bakomeje bamuhamagara ati ese mama Tamara ko turi kumuhamagara ntiyitabe, byaba byagenze gute? Mama we ati ubwo ni bya bindi by'abana nyine, birashoboka yuko atayifite ariko azaba bahamagara. Umunsi ukurikiye izindi nshuti ze zikomeza zibaza mama we ati ese Tamara katatwitaba. Umubyeyi nawe akubitaho agatima ati ariko se nimba inshuti z'umwana wanjye zikomeje kumbwira yuko umwana yaba atari kwitaba, wajya kureba. Mama we icyo yakoze nta kindi, yarahagurutse ajya aho uno mwana w'umukobwa yabaga. Amaze kuhagera, icyamutanze imbere ku muryango ni uko yabashije kuhabona amasazi menshi, ariko urumva nk'umubyeyi ntabwo yahise amenya ikijya mbere cyangwa se byagenze biti. Icyakurikiyeho rero ni uko bahamagaye polisi. Bamaze guhamagara polisi iraza, haza n'abafundi bica urugi, ariko nsubiye inyuma gato ni uko babanje guhamagara ya telefone ye. N'ubundi mama we akihagera bayihamagara bakumva telefone iri imbere mu nzu iri gusona, ariko umwana ntabashe kuyitaba. Aho rero niho hahise haberamo ikibazo. Umubyeyi ati ese nimba umwana wanjye telefone ye yaba iri gusona, benshi batangiye kumbwira yuko Tamara atari kwitaba, haba harimo ikibazo. Niko guhita bahamagara rero, hanyuma baraza banica urugi. Bamaze kwica urugi basanga umwana arimo imbere, ariko yamaze kwitaba Imana. Mu biri gukekwa rero cyangwa se mu biri kuvugwa, reka ndeke kuvuga yuko ari ukuri cyangwa se mbifitiye gihamya 100%, ni ibikekwa. Ni uko uno mwana w'umukobwa ibikekwa ari uko yaba yarishwe, kuko amakuru ahari ni uko basanze inzara mu ijosi ndetse no ku maboko ye hameze nk'aho yahiye. Ariko urumva yari amaze iminsi nk'ibiri yarapfuye, ahubwo amakuru ataramenyekana. Ahubwo ino saha icyo twakibaza aho yabaga ni uko twakibaza nta bandi bantu babagamo. Ariko reka mvuge ngo n'ubundi amakuru tuzamenya umunsi ku wundi tuzajya tugenda tuyabagezaho. Icyakurikiyeho rero ni uko telefone yari iri muri hafi rwose, ubona yuko n'ubundi nayo ihari, ariko umwana yamaze kwitaba Imana. Urumva yuko bamaze kwica urugi, aba ari bwo bamenya amakuru yuko uyu mwana w'umukobwa Tamara yamaze kwitaba Imana cyangwa se yamaze gutaha. Ngira ngo namwe murabyumva, umubyeyi yacitse umugongo, abari aho bose reka mvuge ngo inkuru iba mbi. Reka nongereho ngo byabaye umunsi mubi cyane, ndetse aho naganiraga n'uwo hafi mu muryango ambwira ko ari amateka yabaye mabi cyane kuri uwo munsi, kubyakira bikanga ndetse umubyeyi bikamurenga. Ngira ngo namwe murabyumva, aho umwana wawe wasanga yamaze gupfa, ntuzi amakuru ye, ntuzi ngo ararwaye, ntuzi ngo byagenze bite. Reka ndeke gukoresha imvugo, reka
nanjye mba numva ibintu nk'ibi byandenze. Ariho rero benshi bakomeje kugenda bavuga ati yaba yiyahuye, ayo makuru reka mvuge ngo amahirwe menshi nuko yaba atariyo, ahubwo Tamara igikekwa ari uko ashobora kuba yarishwe atiyahuye, kuko nimba umwana yarasanganwe inzara mu ijosi, ntago navuga ngo umuntu yakiyahura yarangiza agasiga niciye ibikomere. Ari nabyo benshi bo mu muryango we bari kwibaza kuri uyu munsi ati se ko yari inshuti ya mama we cyane, umwana yiyahuye yanasiga n'urwandiko, yasiga ananditse agira icyo abwira nyina ati kugeza kuri uyu munsi rero nimba Tamara ibyo bitarabayeho nta kwiyahura guhari, cyane ko yari n'umwana w'imyaka 23 ndetse wakundaga navuga umuryango we, aho n'umuryango we wamubaga hafi, ntago icyo ngicyo cyo barimo kugishyikira cyangwa se gutekereza ko byaba ari ukuri. Murabyumva rero n'ibihe bibi, n'ibihe bibabaje, n'ibihe biteye agahinda, ndetse aho kuri uyu munsi navuga ikiriyo kiri kubera Kacyiru, ababyeyi, inshuti, abavandimwe, reka mvuge ngo bacitse umugongo. Ariko n'ubundi reka mvuge ngo ni wacu wa twese, urupfu ni rubi, urupfu ntirumenyerwa, urupfu navuga ngo nta kindi kintu twaruhinduraho, ariko ni ibintu biba bibabaje. Na Bibiliya iravuga ngo uwapfuye nta cyabazi, ariko twebwe basigaye ni twebwe tuba dusigaranye ikibazo, nitwe tuba dusigaranye agahinda, nitwe tuba dusigaranye intimba, aho wamaze kwitahira aba ntacyo azi, kugeza kuri ubu ngubu imigabo n'imigambi ye biba byarangiye. Rero reka mvuge ngo umuryango wa Tamara ni ukuri mukomere, ni igikomere, birababaje, biteye agahinda, biteye intimba, n'umuntu wese ufite ubumuntu yabyumva. Ariko reka mvuge ngo twizeye neza ko kugeza kuri iyi saha amakuru tuzagenda tumenya, namwe tuzagenda tuyabagezaho, ndetse aho umurambo w'uyu mwana Tamara wahise ujyanwa gupimwa Kacyiru gukorerwa cyangwa se autopsy, kugira ngo ese niba yarishwe byagenda bite, cyane ko amaso byasanzwe akirimo. Nkubwira ngo amakuru tuzamenya tuzagenda tuyabagezaho umunsi ku wundi, ndetse ni ukuri twihanganishije umuryango byihariye, ngira ngo murabyumva ko ari ibihe bikomeye, ni n'ibintu bibabaje cyane, n'inshuti n'abavandimwe, ndetse aho n'inshuti y'uyu mwana nyakwigendera na n'ubu itarabyumva, na mama we ari kumubwira ati ntago ndiyumvisha ko umwana wanjye yamaze kwitaba Imana, yamaze gutaha, ni ukuri ntimubimbwire. Ngira ngo kandi ni ukuri ababyeyi aho muri hose murabyumva, murabyumva ububabare, murabyumva igikomere, murabyumva uburemere, cyangwa se uko umutima w'uno mubyeyi umerewe ku mwana wari ukiri muto cyane, wari ufite ahazaza, imyaka 23 y'amavuko. Rero reka mbabwire ngo ni ukuri amakuru tuzagenda tumenya tuzagenda tuyabagezaho, ndetse muri ibi bihe mbabwira ngo mukomere kandi twibuke twiyubaka, twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, mbabwira ngo muhumure muri mwenyine, aho muri hose ni ukuri no kwihangana. Gasaro TV.